Mshukuru ibigano byacu ntahandi bisangane kuri Good People Shows kora subscribe like share comment dukomeza kubana mu bigano byinshi cyane bitandukanye muri kumwe nanjye ashaka manda nkubwira ngo nyamuneka niba utarakora subscribe kuri channel waracikanwe kabisa nkubwira ngo nyamuneka ibyiza biri imbere kandi ibyiza biri ahangaha ntahandi babisanga nahangaha amakuru ari update news inkuru zigezweho inkuru z'ibyamamare inkuru zigeze zitandukanye hose ku isi turakugera kugira tubashe kuba twakumenyera ibintu bigukwire niba ari uyu munsi wowe ndawe abantu benshi cyane twirwa mu isi itandukanye twirwa mu bibazo bitandukanye twirwa mu mihari itandukanye twirwa mu ntambara zitandukanye nkubwira ngo nyamuneka niba ufite ikibazo cyangwa se ufite indwara runaka urwaye niba ufite ikintu cyinshi cyane cyaba ibintu byinshi cyane ni byinshi biba birembeje abantu cyangwa se biba bibagoye muri ubuzima duhoramo kandi duhora turwana kugira tube survive cyangwa se kugira dukire ni fight for survive no kurwana kugira ngo ukire cyangwa se uramuke cyangwa se ubeho neza cyangwa naba ariko ubeho yambwira ngo nimba rero umeze nabi cyangwa se wahuye n'ibibazo urwaye ibibazo ni byinshi cyane byabasha kuba byaguhungabaniriza ubuzima cyangwa se byatuma utamererwa neza uyu munsi nyamuneka najya nkubwira ngo wihangane Imana irahari kandi irakora kandi irakuzi kandi kwitayeho nta wundi ni wowe ireba kandi ni wihanze amaso wese yisabe kandi uyemerere yinjire mu buzima bwawe ndajya nkubwira ngo nyamuneka kora subscribe wowe utarayikora najya nkubwira ko uyu munsi ngufite amakuru menshi cyane atandukanye uyu munsi twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye tubona ibibazo byari biri muri Kongo ibibazo biri muri Kongo bisa naho byabayeyo umuzi cyangwa se n'ibindi bita ibibazo muzi hari ikintu bita ibibazo muzi ubundi cyane cya kintu kiba kitagira mbese kuntu kisa n'ikitazarangira gisa naho ari ikintu gifasha imyaka myinshi cyane ntawakupfa kukubwira ngo intambara muri Kongo yatangiye ryari cyangwa se izarangira ryari ntawapfa kubikubwira kuko twese bucya twumva ngo bimeze gutya ejo twumva ngo bimeze bitya tukumva ngo bimeze bitya ntawe umenya ngo ejo buraba bimeze bite mu iki gihugu cya Kongo umunsi ngo twumvishe noneho havuze amasasu yitwa ngo ni amasasu menshi cyane kuva no ku munsi w'ejo habaye amasasu menshi cyane habaye intambara hagati ya M23 na FARDC cyangwa se na FDLR na Wazalendo n'indi mitwe myinshi cyane yitwaje intwaro ikora muri cya gihugu cya Kongo aho bafatanyije na leta ya Kongo kugira ngo babashe kuba batsintura cyangwa se bakora umutwe wa M23 ariko ukomeje kubabera ibamba kuko ni umutwe bigaragara ko uyu bantu ufite imbaraga kandi ufite icyo urwanira burya abantu benshi cyane nta kindi gituma igisirikare gikomera cyangwa se nta kindi gituma bura ubushobozi imbaraga amafaranga bishobora kuba bitaba ari byonyine bihagije kugira ngo igihugu kibe cyakomera cyangwa se kibe cyagira ubwirinzi bukomeye cyangwa se cyagira igisirikare gikomeye bura biratandukanye imbaraga bura zitandukanye no kuvuga ngo cyangwa se amafaranga ubwinshi ibyo byose ntabwo ibyo n'ubundi bikora cyane cyane ku rugamba ahubwo hakora ibintu byinshi cyane ubundi hakora ikintu bita umutima ushaka cyangwa se umutima ufite icyo ushaka umutima wa mutima umuntu avuga ati ndemera mbura ubuzima bwanjye ariko kugira ngo iki n'iki kigerweho cyangwa se kugira ngo icyo niyemeje mbe nabasha kuba nagera gute nakigeraho niko rero biba bimeze ubundi icyo kintu igihugu cya Kongo kibura igisirikare kiyemeza kikavuga kiti twe turarwanira iki dukorera iki mu gihe M23 ivuga ati turarwanira abaturage bacu turarwanira igihugu cyacu tubona kigenda kijya mu marembera tubona kigenda gikendera mbese muri make aho bashaka gufata ubwoko bumwe bakabugira gutya bagashaka kwica abariyo bavuga ikinyarwanda bagashaka mbese ukabona ko bafite ikintu ewana barwanira nicyo gituma buriya M23 ikomeza gutsindiga kubita aharyana igatsinda M23 igatsinda iki gihugu cya Kongo n'indi mitwe yikifashisha kugira kirwane nta kindi kibabatera nuko bamwe bafite icyo barwanira n'icyo baharanira n'icyo bashaka kugeraho abandi nabo baraho ngaho ntiwamenya ibyabo kubona umuntu w'umusirikare afata intwaro akayirambika hasi akirukanka cyangwa se akayitera ibituga akirukanka bishatse kugaragaza ko icyo arwanira nawe ubwe atakizi cyangwa se abona kidashinga mu gihe abo ari kurwana nabo bafite ikintu barwanira kandi bafite intego bihaye yuko bashobora kurwana kandi icyo kintu bakakigeraho nta kindi rero niyo mpamvu mubona muri byose biri kubona ngo twazindutse tuvuga tereka turebe ibintu byaranze cyangwa se ibintu byabayeho uyu munsi kuva mu gitondo kuva saa 12 za mu gitondo kugera aya masaha dukoreye iki kiganiro tujya ngo tukubwire ngo ibintu nibi nibyo byabaye uyu munsi tujya twifashisha ibinyamakuru byinshi cyane twifashishije ibinyamakuru byandikira mu Rwanda twifashishije ibinyamakuru byandikira hanze y'u Rwanda byandika mu ndimi zigiye zitandukanye igifaransa za France 24 twifashisha za BBC twifashisha za New York Times twifashishije ibinyamakuru byinshi cyane kugira tubashe kuba twagukorera iyi
inkuru zigiye zitandukanye, twifashisha n'ibinyamakuru byandikira inaha iwacu mu Rwanda nk'inyarwanda.com, tufashisha ibinyamakuru byitwa igihe.com, twifashisha ibinyamakuru byitwa rwandaonline.com, byose turabikoresheje ni .rwayo ndakeka. Twifashisha ibinyamakuru byinshi cyane kugira tube twabasha kuba twagukorera iyi nkuru, kugira ngo tube twabasha kuba twakwegeraniriza iyi nkuru. Ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye twagiye tureberaho, tureba ukuntu ku rugamba byari bimeze, kuko twari live, twari turiyo twigereye aho ibintu byaberaga, twe turi kuri tele, nubwo twe twabashyize live kugira ngo mubashe kuba mwabira, bitewe nuko nge nabonye ushobora kubishyiraho bitewe n'ukuntu byari ibintu biri bizarre cyane, ugasanga biteje ikindi kintu bigatuma nka cyane uyu muntu bayigira wenda bayishinja violence bitewe n'ibintu nabonaga biri kuhabera muri kiriya gihugu cy'abaturanyi bacu ba Congo. Ariko nagira nkubwire ngo ni byinshi cyane, nkomeza kubwira ngo nyamuneka ni ibintu byinshi cyane tugiye kubwiraho, tugiye kubanza tuguciye mu ngingo za make cyangwa se mu ngingo z'ingenzi kuva saa 12 za mu gitondo ibice byabaye kugera aya masaha dukoreho iki kiganiro amasaha kiri bugireho, ndakubwira ko aribwo turaba tumaje gukora ubushakashatsi bwose uko bwari bumeze, kuko turagisoza duhita tugiterekaho uko ibintu byifashe igoma no ku mupaka w'u Rwanda, ibyo BBC izi cyangwa se ibyo BBC yagenzuye. Tugiye kwifasha na ngo twifashisha ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye, amakuru atandukanye aremeza ko ibice byinshi by'umujyi wa Goma ubu bigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe watangaje ko uyu mujyi wamaze gufatwa. Hanonetse amashusho, banditse nabi, handitse ngo habonetse amashusho y'abarwanyi, habonetse amashusho y'abarwanyi bawo bawinjiramo uyu munsi. Hanyuma sasa rero ngo bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu Rwanda, aho bishyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda nk'uko bivugwa n'ikigo cya leta cy'itangazamakuru RBA. Bamwe mu batuye igoma bavuganye na BBC gahuza miryango bavuga ko ibice by'amajyaruguru y'umujyi wa hafi ya byose bigenzurwa na M23. Umutwe wa ONU uvuga ko umutwe wa ONU uvuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana. Ikibuga cy'indege cya Goma, ikigo cya gisirikare cya Katindo n'umusozi wa Goma Mogoma, umupaka uzwi nka Grande Barriere ku ruhande rwa Goma. Byifashe bite kuri ibi bice bitatu by'ingenzi ku gisirikare n'ubutegetsi muri mujyi? Kugeza ubu ntibizwi neza niba ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23, ariko mu gitondo cyo kuwa mbere amashusho amwe n'amwe yerekanye abantu barimo gusahura ububiko bwo kuri iki kibuga. Ibishobora gusobanurwa ko kitakirinzwe n'igisirikare, ahubwo nubwo bitazwi neza niba M23 ariyo irimo kukigenzura. Nubwo yari itarafata iki kibuga cy'indege ku cyumweru nimugoroba, M23 yatangaje ko iki kibuga cy'indege gifunze kuko uyu mutwe wari wageze mu bice byo hafi aho washoboraga kurasa indege iyo ariyo yose yakigwaho cyangwa yagihagurukaho, nk'uko umwe mu bakurikirana bya hafi iyi mirwano utifuje gutangazwa yabibwiye BBC. Andi mashusho yerekanye abarwanyi ba M23 bakirwa n'abaturage mu gace ka Majengo kari hafi y'ikibuga cy'indege. Mogoma, umusozi muto uri mu mujyi ku kiyaga cya Kivu, bivugwa ko ari nawo uyu mujyi ukuraho izina, n'ikigo cya gisirikare cya Katindo kitari kure cyane cya Mount Goma. Ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu bya gisirikare kuri uyu mujyi. Amakuru dukesha bimwe mu binyamakuru muri Goma aravuga ko ibi bice byombi bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru ya bimwe mu binyamakuru byo muri Goma aravuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zasohotse. Uruhande rwa leta ntacyo ruravuga kugeza ubu ku birimo kuba n'ibiri kuvugwa mu mujyi
wa Goma. Igisasu cyatuguye iruhande. Jean Claude Mwambutsa, umunyamakuru wa BBC Gahuzamiryango uri ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Goma na Gisenyi, avuga ko ku mipaka yombi la Corniche cyangwa Grande Barrière na Petite Barrière, imipaka isa niyegeranye. Hari kunyura abantu bake bahunga baturutse hakurya muri DR Congo. Kuri iyi mipaka kuva ku cyumweru no kuwa mbere mu gitondo haciye abantu barimo abakozi bayo ba ONU n'imiryango mpuzamahanga ikorera i Goma bahunga uyu mujyi berekeza mu Rwanda. Mwambutsa ati hakurya haracyumvikana amasaso anyuzamo akiyongera, ndetse mu kanya igisasu cyatuguye iruhande hafi y'umupaka wa la Corniche, cy'abantu bahita bisanza. Hari amabisi na bus yatanzwe n'u Rwanda biboneka ko yiteguye gutwara abantu b'abanyacyubahiro bavuye i Goma. Ku ruhande rw'u Rwanda imipaka ijya muri DR Congo irafunze, ndetse nta uhegera, nta muntu uva mu Rwanda agana hakurya. Bambwiye ngo kereka ari umunyekongo ushatse gusubira iwabo gusa. Abavuye i Goma basanze umunyamakuru wa BBC ku mupaka bamubwiye ko M23 itaragera ku mupaka ku ruhande rwa Goma, ko ku mupaka waho hakiboneka abasirikare bake ba FARDC, ariko ko abakozi basanzwe b'umupaka basa n'abawutaye bakagenda. Ku ruhande rwegereye umupaka mu Rwanda hari ukwigengesera ko ibisasu bishobora kuva hakurya bikitura mu Rwanda bikangiza. Ibi bishobora kuba byatumye amashuri amwe ari hafi ategeka abanyeshuri gusubira iwabo mu kwirinda. Bamwe babonetse mu nzira barimo gutaha iwabo mu buryo bwo kwirinda. Bamwe babonetse mu mihanda bari gutaha. Ni danger none mu mitima jishezamo n'iyi nkuru. Imvura yatanze icyizere cyo guhangana n'inkongi muri California, iteza ibyago bishya. Abagabo barageremewe. Imvura yaguye ejo ku cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025 muri California y'Amajyepfo yatanze icyizere cyo gufasha mu guhangana n'inkongi zikomeje kwibasira aka karere, ariko iteza ibyago bishya birimo imyuzure, isuri n'inkangu. Iyi mvura yaguye mu gihe abaturage n'abashinzwe kuzimya inkongi bari bakeneye cyane ubufasha, nyamara nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'iteganyagihe National Weather Service, imvura yatangiye gutera ibibazo aho inkongi zanyuze hashyizweho ingamba zo gukumira imyuzure kuva ku ejo ku cyumweru mu gitondo kugeza ku mugoroba kuri uyu wa mbere. Kuva inkongi zatangira ku wa 7 Mutarama zangije byinshi. Abantu 28 bahasize ubuzima. Inyubako zisaga 23,000 zirasenyuka, kandi igice kinini cya Los Angeles cyangwa se Los Angeles n'utundi duce two muri California y'Amajyepfo byahungabanyijwe cyane. Nk'uko ABC News yabitangaje, ibikorwa n'ingaruka z'inkongi, raporo ya Coal Fire igaragaza ko inkongi nyinshi zangije byinshi muri California y'Amajyepfo. Umuriro wa Palisades wangije hegitari zisaga 9,300 uhitana abantu 11. Umuriro wa Eaton wangije hegitari zisaga 5,600 wica abantu 17. Umuriro wa Hose wangije hegitari zisaga 4,000.
banange. Ingabo za Kongo zatangiye guhungira mu Rwanda. Amafoto n'amavideo byose turabikugezaho mu iki kiganiro, uraza kubibona. Nyuma yo kwirukanwa mu bice bitandukanye ndetse bakamburwa umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangiye guhungira mu Rwanda. Amaye nk'adata. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025 nibwo umuvugizi w'umutwe wa M23 watangaje ko bitarenze saa 9 zo muri rukerera rwo kuri uyu wa mbere abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bagomba kuba bashyize hasi intwaro bagiye kwitanga kuri Stade de Unite. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi mu bya politike mu mutwe wa M23 yavuze ko abarenga kuri ayo mabwiriza bari bahawe bakabasangana intwaro batangira kubarasaho. Nyuma y'uko bamwe bashyize hasi intwaro ndetse bakerekeza kuri iyi stade nk'uko bari babisabwe, abandi batangiye guhungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Grande Barrière aho izindi mpunzi ziri kunyura. Bimwe mu bikoresho bari bafite babanje kubyakwa ndetse baranasakwa kugira ngo bemererwe kwinjira mu Rwanda nk'uko bigaragara mu mashusho yafashwe na RBA. Mwagiye mubona amafoto sinirwa nyashyiraho kugira ngo tantera copyright. Umujyi wa Goma wamaze gufatwa mu ijoro ryakeye kandi nta yindi nzira abasirikare ba FARDC bari bafite yabasubiza inyuma, dore ko Goma yose yari yarazengurutswe kandi ikirere gifunzwe, inzira y'amazi nayo ifunzwe ndetse n'iy'ubutaka ikaba itaboneka. Ingabo za Kongo zahungiye mu Rwanda. Ese Nord Kivu yaba igiye kuba igihugu cya M23? Icyo amategeko mpuzamahanga avuga. Sasa rero abantu benshi muribaza muti se M23 ibashe kuba yatsinda intambara yabigiye gufata iki gice cyo muri Nord Kivu ikaba yakigira igihugu cyabo, cyangwa se bakakigira nka Kongo, wenda Kongo yindi wenda ya gatatu? Ntitubizi, reka tuze turebe nicyo amategeko mpuzamahanga bivuga. Se bundi babibemerera ku isi yose cyangwa ntago byakemerwa? N'ibintu byose tugiye kukunyuriramo kugira ngo tukubwire ngo nyamuneka niba utarakora subscribe, ibi nibyo bintu nyine bigiye gukomeza kuzajya bigucika, kandi ari akantu gato cyane wo gukoraho ugakoraho akantu gato cyane mu gihe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru wamaze kugera mu biganza by'umutwe wa M23. Benshi bari kwibaza niba bishoboka ko M23 ishobora kuguma muri iyi ntara hanyuma hagahinduka igihugu cyabo cyemewe n'amategeko mpuzamahanga nk'uko byagenze muri Sudani mu wa 2011. Ijoro ryakeye umutwe wa M23 yabatangaje ko wafashe umujyi wa Goma nyuma yo gufungira amazi n'umuriro abawutuyemo ndetse no gufunga inzira zose haba izo mu kirere n'izo ku butaka cyangwa no mu mazi. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma bivuze ko intara ya ruguru yose iri mu biganza bya M23 ivuga ko iri kurwana intambara yo kwibohora, dore ko abarwanyi bayo batangiye kugenda mu ngo z'abaturage babahumuriza, ari nako bafata bimwe mu bikoresho by'ingabo za FARDC zataye. Nyuma yaho abantu bakomeje kwibaza niba byashoboka ko uduce M23 yafashe ishobora gukomeza kutuyobora ndetse yewe tukaba twaba igihugu hanyuma kikemerwa n'amategeko mpuzamahanga. Kugira ngo igihugu katwemo ibindi bice ntabwo bigendera ku ntambara gusa, ahubwo hari icyo amategeko mpuzamahanga avuga kugira ngo bemere ko igihugu cyabonye ubwigenge. Ayo mategeko nayanga sasa kurikira tugiye kunyuriramo, noneho tuyakubwire. Mu gice cya kaswe bibiri cyangwa se birenze binyuze mu bwumvikane abaturage mpuzamahanga mu gice cyakaswemo ibice bibiri cyangwa se birenze binyuze mu bwumvikane abaturage banabitoreye. Aha urugero rwa hafi ni mu mwaka w'1993 ubwo Czechoslovakia yavuyemo ibihugu bibiri ari byo Czech Republic na Slovakia
indi ngingo ya kabiri sasa, igihe abantu barwaniye cyane cyane uburenganzira bwabo na nyuma bagahita bigenga nk'uko bikubiye mu ngingo ya mbere y'amategeko ya UN. Iri tegeko niryo ryagendeweho mu mwaka wa 2011 Sudani y'Amajyepfo yiyomora kuri Sudani kubera ko intambara abaturage bari barambiwe kurwana, ndetse na Kosovo ubwo yiyomoraga kuri Serbia mu mwaka wa 2008. Itegeko sasa rya gatatu bagenderaho, n'ikindi kintu cya gatatu bagenderaho, ubumwe bw'igihugu n'ihame rigaragara mu ngingo ya kabiri umurongo wa 4 w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye UN Charter ribuza ko imipaka y'igihugu ihindurwa ku gahato. Aha bishobora kubaho igihugu kibyemeye ko gicikamo kabiri, cyangwa se bikaba mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwa muntu. Kwemererwa ku ruhande mpuzamahanga ukaba umunyamuryango wa Loni cyangwa se UN, gushyigikirwa no gufashwa n'ibihugu bifite ijambo rinini nka USA ndetse n'ibindi. Mugiye muzi byinshi aha, urugero ni nk'igihugu cya Taiwan, nubwo kikiryamirwa n'Ubushinwa. Ku mwanya wa 5, intambara ishobora gutuma igihugu gicikamo kabiri gusa. Akenshi ibi ntabwo biba byemewe n'imiryango mpuzamahanga. Aha urugero ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Korea zahise zicikamo ibice bibiri. Wa 6, kuganirwa ku rwego mpuzamahanga, hanyuma bagasanga mu rwego rwo kwirinda intambara no kugarura amahoro byaba byiza batandukanije igihugu mo ibice bibiri. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuba wafata agace ngo uhite ukita igihugu cyawe, hanyuma ngo ugahite kemerwa ku rwego mpuzamahanga. Bisaba kwerekana impamvu zikomeye zituma ako gace gashaka kwiyomora ku gihugu. Bimwe mu bishoboka kugira ngo agace kemerwe ku rwego mpuzamahanga, hariho inzira y'ubwumvikane ku gihugu kigiye gukatwamo, ikindi nicyo bagiye gukatamo. Kwemererwa ku rwego mpuzamahanga, kurinda no kurwanira uburenganzira bwa muntu. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose ituwe n'abaturage barenga 8,145,000, ifite ubuso bwa kilometero kare 59,483. Bumva ko baruta u Rwanda, bakubye u Rwanda hafi inshuro 2 n'ibice. Kuko u Rwanda ni kilometero 20 ngira ngo nenye ndakeka. Bumva ko bakubye u Rwanda 20 n'ibice, inshuro 2 n'ibice nako. Umujyi wa Goma uri mu biganza bya M23. Nakurahiye. Amakuru rero nanga amakuru twasa n'aho dufite, mbabwire ngo nyamuneka musengere abaturanyi bacu, musengere abanyarwanda bariyo, musengere n'igihugu cyacu muri rusange, kuko hari inkuru zagumye zivugwa ko hari nk'inkuru zagiye zisohoka nko ku Gihe n'ahandi hose bivuga ko hari amasasu cyangwa se ibisasu byatewe bigera mu Rwanda, hanyuma bikomeretsa abantu, abandi bahasiga ubuzima. Ariko ndagira ngo mwizere ingabo z'u Rwanda kabisa zirarurinze, ntacyo twaba, kandi amahoro y'Imana abane namwe, muri kumwe nanjye Shackman. Shalom.